ko Gakenke ikora kuri Gicumbi bikoranira hehe mbwira imirenge muri Gakenke igera kuri Gicumbi ni umurenge wa Karamba ukora kuri Gicumbi Gicumbi kuye murenge se ubwo oya Gicumbi imirenge yo ntago nyizi imirenge ya Gicumbi Gakenke okay uwo murenge wa Karambo uhere muzihenshi mbwira ndangira urabona niba mu Gakenke hazi Gakenke ndahazi mu mujyi hariya kukimara kuva Gakenke rero Gicumbi zahirereyeyo nihe kase hari Rurindo ku buryo bava mu Gakenke ukagera Gicumbi udaciye muri Rurindo hehe rero uturutse mu majyaruguru nk'Imusanze wagera Gakenke nako wagera Gicumbi udaciye Rurindo uravuga iby'ukuri uzi neza bihagazeho inzira ndazizi ujye unywa itabi oya ntago ndi ubwonko bwawe babukubisemo inyundo barikomereza oya ntago bwakomereza wakereka none dukore neza iyo geography hariya tumanze tuyiganireho sibyo Gakenke ubwayo tuve mu mujyi hariya tuze dusatira Nyirangarama sibyo tayari Nyirangarama harane muri Rurindo nabyumvise sibyo turi kwemeranya turemerana aho ngaho ngaho ukomeze umbwire hano ujya muri Gicumbi utaragira Nyirangarama utaragira muri Rurindo ni hehe bo ariko nanjye ukuntu hara kuri Base urahazi kuri Base ndahabona ni mu kahe karere ka Rurindo voilà aha none mbwira hano Gakenke wumva yafata kuri Gicumbi bo nyine umurenge wa Karambo none nakubwiye ufata kuri Gicumbi ntago rero uba wageze hara Rurindo ntago uba wageze Rurindo ukatira he rero ukatira Gakenke mu isantere gutya hari akayira karimo kamanukamo hepfo kajya yitwa Karambo Gicumbi nka kare cyane Gicumbi nka gasantere kiwanyu Minedike ni iki Minedike ndakeka yabazwa nko mu bintu by'ubuzima yabazwa nko mu bintu by'ubuzima okay naho Minefra si bidukikije nyine mbwira nyine Minefra ndumva ari ibidukikije kabisa iyo tuvuze ibidukikije mvamo iki n'iki mvamo inyamaswa ibiti abantu ibintu nk'ibyo okay hanyuma Minaroke nishinzwe ibiza minisiteri ishinzwe ibiza niyo Minaroke naho iyo tuvuze ngo Minagri ahubwo nishinzwe ibiza nubwo Minaroke turasanga ari iki dusubiye inyuma gato Minaroke dusubiye inyuma ho gatoya twasanga wenda ari nk'ishinzwe ubukungu ntabwo byakunda mbwira twasanga wenda ari nk'ishinzwe wenda nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro okay ntacyo urimo se ubwo Minadef reka tubasuhuza abakunzi ba Pastor Manase bakunzi bacu muherereye hose mubwira ngo amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana ibane namwe none n'iteka ryose ndi kumwe n'umusore mushya kuri kamera yacu bwa mbere ndagira ngo utangire usuhuza abadukurikiye waramutse ndabasuhuje naramutse neza witwa nde nitwa Nsanzimana Samuel uturutse mu Gakenke muhe murenge se murenge wa Janja uturutse Ijanja ubu turi 2:40 z'igitondo uvuye Ijanja izi saha cyane wagiye umbwira kenshi ngo uzi kuganira ngingano dukora bikurikirana ngo uzi kuganira ndavuga no kuyanza mbere yuko nguhuza n'abandi nzabanza ubwanjye nkwicokoreze ndebe koko niba kuganira kwawe gufite uko kumeze yego Samuel ufite imyaka ingahe ufite 22 aha Samuel wize iki nagarukiye mu gatandatu primaire yego Samwe hari inganzo wibitseho se inganzo gushaka impano hari impano waba wibitseho y'umwihariko basi mutujyane muri ubwo buryo jewe impano mfite ubundi
nemera ku giti cyanjye ko ngiye nzi kuganira ngo iki uzi kiganiro kuganira kikaryoha uzi gutebya se cyane. uheruka kunyara ku buriri ryari? Hasize nk'umwaka. Yeah. Mbese umuntu mukuru wari urwaye ariko? Nari ndwaye. Wari urwaye? Yeah. Kubyuka birakunanira? Kubyuka biranga. Ariko hari akantu numvishe hanze. Mbona ntago nabyuka kandi n'ubundi ndavuga ni kamanyare ndabisukura ni buke. Wumvishe hanze akantu urugero ubwo bagusohoka? Cyane. Se. Nese ntabwo wumvishe biteye isoni buriya? Isoni ntabwo umuntu agira isoni ari umwe. Buri isoni rigira iyo muri abantu benshi. Iyo ari uri kwikora utuntu twawe uri umwe nta soni wagira. Hanyuma hano hagiye twakira inturi n'abahirimbiri. Wowe uje nk'iki? Ubwo muri icyo cyiciro muri ibyo byiciro bivuze uracagura. Wowe wambwira icyo ushaka, hari inturi n'abahirimbiri. Wowe uje nk'inturi cyangwa umuhirimbiri? Uje nk'inturi cyangwa nk'umuhirimbiri. Kimwe muri byo. Kimwe muri ibyo. Reka nge nkwe kuko umpaye amahitamo inturi. Reka nkwite inturi kabisa. Nta kibazo. Hanyuma Gakenke ni mu kahe karere? Gakenke ubwayo ni akarere. Akarere ka Gakenke gahana imbibi n'utuhe turere? Akarere ka Gakenke gahana imbibi na Gicumbi na Musanze na Burera na Rulindo. Ariko ubwonko bwawe koko burimo buturi nabwo. Mbwira umurenge wo muri Gakenke ukora kuri Gicumbi. Nibwo umurenge wo muri Gakenke ukora kuri Gicumbi. Umbwiye ko Gakenke ikora kuri Gicumbi. Bikoranira hehe mbwira imirenge muri Gakenke igera kuri Gicumbi? Ni umurenge wa Karambo ukora kuri Gicumbi. Kuri Gicumbi? Gicumbi kuwe murenge se ubwo? Gicumbi imirenge yo ntago nyizi imirenge ya Gicumbi. Gakenke okay, uwo murenge wa Karambo. Uhere muzihenshi mbwira ndangira. Urabona niba mu Gakenke hazi. Gakenke ndahazi mu mujyi hariya. Ukimara kuva Gakenke rero. Gicumbi zahirereye. Nihe? Kase hari Rulindo. Ku buryo bava mu Gakenke ukagera Gicumbi udaciye muri Rulindo. Hehe rero. Uturutse mu majyaruguru nk'Imusanze. Wagera Gakenke. Nako wagera Gicumbi udaciye Rulindo. Uravuga iby'ukuri uzi neza? Bihagazeho. Inzira ndazizi. Ujye unywa itabi? Oya ntago ndi. Ubwonko bwawe babukubisemo inyundo barikomereza? Oya ntago bwakomereza. Wakereka none dukore neza iyo geography hariya tumanze tuyiganire sibyo? Gakenke ubwayo. Yes. Tuve mu mujyi hariya. Tuze dusatira Nyirangarama. Yes. Sibyo? Yes. Tayari Nyirangarama harane muri Rulindo. Nabyumva. Sibyo? Turi kwemeranya. Turemerana aho ngaho. Ngaho ukomeze umbwire hano ujya muri Gicumbi utaragira Nyirangarama, utaragira muri Rulindo. Ni hehe? Ariko nanjye ukuntu. Hara kuri Basura hazi? Kuri Basi ndahabona. Ni mu kahe karere? Ka Rulindo. Voilà. Aha. None mbwira hano Gakenke wumva yafata kuri Gicumbi. Nyine umurenge wa Karambo nawo nakubwiye. Ufata kuri Gicumbi. Ntago rero uba wageze hara Rulindo. Ntago uba wageze Rulindo. Ukatira he rero? Ukatira Gakenke mu isantere gutya. Hari akayira karimo kamanukamo hepfo kajya yitwa Karambo. Gicumbi nka kare cyane Gicumbi nka gasantere kiwanyu. Ni Gicumbi nka karere. Warapfumagure. Oya. Uburyo ngenze muri gutebya kumbi. Ni Gicumbi nka karere. Ntibishoboka. Ibyo nkubwira ntibishoboka. None se kanze nkubwira. Ntago haturuka Musanze ukagera Gicumbi udaciye Rulindo. Ntiwaturuka Musanze ngo yire Gicumbi nta karere kandi wambutsemo. Udaciye muri Burera. Waca heza. Tuvugana ko uca mu Cyanika. Cyanika ubwayo ni Burera. Cyanika urakomeza uze mpaka hariya za Butaro zose ukikuza za Kivena za Gatebe uje Burera hariya muri Manyagiro. Numvise. Ariko urumva nawe uburyo yakimbajije mu ntago ari kubyisubiza kuko ngewe nti mbwira uturere duhana imbibi n'akarere ka Gakenke nk'umuntu watuye umusirimu ukiri umusore. Uti na Gicumbi irimo ndakubaza ni Gicumbi na Gakenke byahurira he? Karambo ni umurenge uri muri Gakenke kandi ufashe kuri Gicumbi. Ibaye betingira kubicetera gusa se bihagazeho. Ubu rero abari kukureba bati umuhungu wacu agiye kwa Manase uragenda urarimanganya. Nta kuri manganya. Oya mujye reba Karambo kidakoze kuri Gicumbi. Oya kanze mbikwereka ariko.
nizere ko atari robo ugiye kubaza ntunaryizeye. wenda kubwira ngo ibi nkubwira ni ibintu nzi neza 100%. ku buryo karambitse zana iyo karita noneho. Iri ni karita y'u Rwanda. Wayibonye? Telefone kurumva ni nziza, ni wayikuye Imana. Sibyo, ini karita y'u Rwanda. Karere ka Muhanga, Gakenke turi kuyireba. Wayirebye? Gakenke iri gukora kuri haranihe? Burera. Hano ni Rulindo. Hano ni Muhanga. Hano ni Nyabihu. Voilà. Hano hepfo ikaba Kigali. Muri inguni hano. Hari igicumbi ubonye ukora kuri Gakenke. Hari igicumbi ubonye ukora kuri Gakenke. Ahubwo se muno oya ikozemo. Kusi umuhungu ariko ubwo umugabo bwarapfuye. Ikozemo inyuze hese. Ikozemo inyuze hese. Ubu igicumbi fata ikoze kuri. De gicumbi haniri, gicumbi hanimbibe kamungwire. Gicumbi hanimbibe na Burera. Igakora kuri Rulindo. Igakora kuri Nyagatare. Wabyumvise? Igakora kuri Gasabo. Wabyumvise? Gicumbi kakora kuri Uganda. Aho ngo bananibesheho gatoya. Yakirira. Yawe. Ntabwo wibesheho gatoya. Uburyo defanze wayangura bizi. Wenda kuriya uruvuze ngo ibyo tuboye n'ubundi ngibi. Sibyo? Kamwereka reka ibyo tubiveho. Ahubwo nagira ngo nkwibarize. Okay, tucyanze dutya ntaho gicumbi ikora kuri Gakenke. Tucyanze dutya naribanda aho ndakora Gakenke rwose. Ndagaritswe. Buresera Iburengerazuba utundi turere ko nadukoze basi. Ntabwo baratanye rwose. Uravuze utuntu tuki. Mvuze Burera. Mvuga Rulindo. Yego. Mvuga Musanze. Niyo gicumbi nengeye guhagikamo. Wibagiye Muhanga na Nyabihu. Muhanga nta mbona kwitekereza. Uri inturerega. Ese niko konje biti. Oya nago nkonje. Hanyuma se mu Musanze gukora iki muvandi? Ya mu Musanze ngende umushoferi. Uri umushoferi? Ya. Utwara iki? Ntwara dini. Uri umushoferi? Cyane. Intama ndayigura. Ewa. Wakoze kangahe? Nakoze rimwe ryonyine. Oh yes. Nuko bitubwa kandi umushoferi cyane uko kamera nuko mbigiye kuri kamera. Oya nari ubwa mbere ntabwo. Akore ufite amarwa kakoba muri comment bari bazabikubwira. Bituma akantu kakoba kabisa. Utwara dina. Ya. Reka nkubaze rero. Abashoferi bafite imibare myinshi. Yes. Abashoferi bari babiri batwaye dina. Ako nagoze zingana wenda mu myaka zimaze gusa nyine zose zaragendaga. Yes. Bari bavuye mu Ruhango baje Kigali. Sibyo? Yes. Umwe aravuye mu Ruhango aje Kigali. Undi avuye Gakenke aje Kigali. Bose barapakiye ibirayi. Baje Nyahara Nyabugogo. Yes. Uwo mu Ruhango no mu Gakenke bose batsimburiye rimwe. Yes. Uwo mu Gakenke agera Nyabugogo yakoresheje iminota 90 kubageza ara Nyabugogo neza kuri gare. Yes. Uwo mu Ruhango nawe aragerageza akoresha isaha n'igice. Wakoresheje igihe gito muri abo bashoferi ninde? Bose bakoresheje iminota ingana. Gute rero? Ese hari isaha n'igice. Yo wavuye i Muhanga za i Kigali. Hakaba no bakoresheje iminota 90 yo wavuye Gakenke azi Kigali. Rero byose birangana kuko n'ubundi ufashe isaha n'igice. Nundi ushatse wafasha isaha y'iminota 50. Nacyemeye. Ubwo ntanye kunyeka ko umushoferi akari babaza ubwenge rwose. Sibyo? Ujya wambara isaha y'urushinge? Yes, uzi kuyibara se? Ndabizi. Uzi kubara isaha y'urushinge? Cyane. Urushinge rugufi igira isaha igira inshinge 3 wenda akatuvuga ebyiri. Urugufi rubara amasaha n'urerure rubara amasaha iminota. Urushinge rugufi ruri mu 10. Ururerure rukaba ruri muri 11. Tuba turi sangahe? Urugufi ruri mu 10. Ruri muri 4. Ruri muri 4. Rugufi ruri muri 4. Hanyuma ururerure ukaba ruri muri 11. Tuba turi sangahe? Ukaba ruri muri 11. Ukaba turi saa 10 n'iminota 11. Saa 10 n'iminota saa 10 n'iminota 55.
saa kumi zuzuye ahubwo. Saa kumi zuzuye kandi aba ari kane muri kane urundi rukuramo muri 12. Oya zaba saa kumi zuzuye. Ikintu cyaramanyaguritse. Oya zaba saa kumi zuzuye. Saa kumi noneho ukaba ururero ruri kureba muri 12. 12 bisa nahavuze. 11. Oya yaba ari saa 10:55. Ubwonko bwa bushumye. Oya yaba ari na 55. Harimo igisogoro cy'ingurube. Yaba ari na 55 rwose. Oya. 11 si na 55. Ngo mwanzukemo. 12. Zikaba ziruzuye isaha ikabiruzuye. Oya nibyo ahubwo. Oya nibyo. Warapfuye. Ntabwo nabyemera ibyo. Ni saa 10:55. Saa 10:55. Yes. Urushinge rubara amasaro rwamo kugera muri 11. Nako rwagize muri 5. Oya haba ari saa 11 ahubwo. Ntabwo rwaba rwagizemo neza haba habura gato ngo rugeremo. Ndakubaza. Yes. Isaha y'urushinge nibo yize. Yes. Wabyumvise? Yes. Habura iminota 5 ngo isaha yuzure. Yes. Ubwo rushinge rubara amasaro bari kureba. Rubara amasaha. Ntabwo ruba rwakagize mu isaha neza haba habura rureba he nyine mbe nkubaza. Ngo rubari rureba tuvuga saa 7 ziburi 5. Ziburi 5. Urwo masaro barureba. Saa 7 ziburi 5. Urwo amasaha ruba rureba muri saa 5:55. Urwo masaha? Yawe kubaza bitari ku rwego rwawe koko. Oya rwaba muri saa 5:55 urwo masaha. Saa 5:55 se gute? Kuba saa 5:55 bwa kandi haba habura iminota 5 ngo saa 6 zite zuzu. Nako nyine urwo masaha barureba he? Okay, niba urwo masaha ro muri saa 5:55 urwo iminota rwo barureba he? Urwo iminota ziba ziringaniye kwanza. Warapfumaguritse. Habura iminota 5. Habura iminota 5. Saa 7 ziburi 5 inshinge zose zo ziringaniye zireba mu hantu hamwe. Nta ziba ziringaniye neza. Warapfuye. Urugufi rusumbijeho gatoya ururero rwigiyeho ijya gato cyane. Kujyaho na 60 nizuzura. Nago rube rugezemo neza muri 12. Ibihumbi 99 turanyura muri kangahe? 99 guteranya ho rimwe. Ni ibihumbi 99 na rimwe. Minedike ni iki? Minedike. Minedike ndakeka yabazwa nko mu bintu by'ubuzima. Yabazwa nko mu bintu by'ubuzima. Yabazwa nko mu bintu by'ubuzima. Yes. Okay, naho Minefra? Minefra. Minefra. Si bidukikije se. Nyine mbwira nyine. Minefra ndumva ari ibidukikije kabisa. Iyo tuvuze ibidukikije mvamo iki n'iki? Mvamo inyamaswa, ibiti, abantu. Yes, ibintu nk'ibyo. Okay, hanyuma Minaroke? Minaroke. Minaroke nishinzwe ibiza. Nishinzwe ibiza? Minisiteri ishinzwe ibiza. Niyo Minaroke? Naho iyo tuvuze ngo Minagri? Minagri ahubwo nishinzwe ibiza. Nishinzwe ibiza? Nubwo Minaroke turasanga ari iki? Dusubiye inyuma gato. Minaroke dusubiye inyuma gatoya. Twasanga wenda ari nk'ishinzwe ubukungu ntabwo byakunda. Mbwira. Twasanga wenda ari nk'ishinzwe wenda nk'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Okay, ntacyo. Nyuma se ubwo Minadef? Minadef ni urwego rwa gisirikare. Rw'ingabo. Yego. Ubu kugenda nkumva. Yego. Daso bivuga iki? Daso. Mu magambo arambuye. Hanze district yonyine. District ni iki mu Kinyarwanda? Ni akarere. Ni district nzi yonyine pe. Hanyuma mu Rwanda turi turere tungahe? 30. Wambwiramo uturere 20 mu gihe cy'umunota umwe? Yes. Yesa tubikubare neza. Nubwo ndakubwira. 20 mu gihe cy'umunota umwe reka bimanze biwo muhariya utumbwira
uturere 20 mu gihe cy'umunota umwe. Budutekereza ahubwo budutekereza. Oya buretse ngaho nta kibazo gendera aho. Muhanga, Rusizi, Ruhango, Nyamasheke, Gatsibo, Gakenke, Rulindo, Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo, Gatsibo, Nyagatare, Nyamasheke, Rusizi, Rubavu, Rwamagana, Huye, Ruhango, Muhanga, ni kwivugamo kenshi, Nyamagabe, Nyamasheke, Rutsiro, 20 se twuzuye. Ntabwo turagera 20 twuzuye. Eunice unirepeta kenshi ahubwo 20 niba turuzura. Ngoma, Nyagatare, no munota wagize ko mu byukuri wabikoze. Hanyuma ndashaka kwibariza intara y'Iburengerazuba igizwe n'uturere tungahe? Turere 7. Kuko abashoferi mwaragiye imihanda myinshi. Ni 7. Hanyuma Iburasirazuba kandi ho mbajije. Okay, Iburengerazuba noneho. Iburengerazuba naho ni 7. Sure. 6. Sure. 6. Tumbarire. Rubavu. Nyamasheke. Rusizi. Karongi. Nyabihu. Kandi ndakabuye. Rutsiro. Harakandi turashize. Murashize nyine. Nutwo natundi ni 6. Vuga uti nitwo nzi ngo 6. Harakandi karenze kuri utwo. Kahise. Ngororero. Ngororero Ngororero nanye. Ngororero se iracitse. Nabyemeye ni 7 ndabyemeye. Ariko urabona ko nguye munsi z'inzira. Dufite Ngororero, tugize Nyabihu, dufite Rubavu. Tukagira Rutsiro, Karongi, Rusizi, Nyamasheke na Rusizi n'uturere 7. Aho ndemeye rwose. Abyumvise. Ako nko kwijana wenda 70 nabanyafite. Oya, ari ukwandika ati uturere tugize Iburengerazuba ntungahe ukandika kohereza. Nta namaki cyo bibaguka kuko nuwavuga 10 wayemuka. Wavuga 6 wayemuka icyo gihe. Wago umwanya ukabitekerezaho watubona ariko buri. Nezina uguhaye. Okay, amajyepfo ntungahe? Amajyepfo. Kantu. Oya mbwira umubare, manzo mbwira umubare. Amajyepfo ni 6. Utuhe? Amajyepfo. Muhanga. Ruhango. Nyanza. Huye. Nyamagabe. Ruhango. Wayivuze. Kandi karere kamwe nibagirana. Ntabwo ari kamwe. Turere 8 tugize amajyepfo. 8? Simana umushoferi waheye. Cyo twara ibirayi wivana mu murima bujyana mu wundi murima gusa. Oya. Bivana hamwe mbijyana hano. Umushoferi manu kubutaza n'uturere tugize amajyepfo. Ariko urumva ko nagerageje. Nizwe no kuri nturi uvuye Kigali ujya mu majyepfo. Akarere ka mbere nyuramo nakaye. Akarere ka mbere nyuramo. Uvuye hano i Kigali? Uvuye hano i Kigali akambere nyuramo ni Kamonyi. Nese kukivuga Muhanga Kamonyi utaranayivuga. Kandi Kamonyi wayisize? Kamonyi ariko nari nayivuzemo. Reka. Wavuze Muhanga. Wavuze Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye na Nyamagabe. Nibyo umaze kuvuga. Kamonyi ntayo navuze. Nayo wavuze. Kamonyi kwanze ko nayivuze. Kandi mbona yivuze. Kandi karere kamwe ntavuze nako nakiba Kanyaruguru. Uko burarangije. Niko nibagiye. Uko burarangije. Oya. Harakandi kamwe kaba gasigaye. Motor 8. Gisagara.
Gisagara Rentore rero uri gutega chance nakubonye. Oya ntago uri gutega chance. Oya nakubonye. Uri umukangurambaga nakurabutswe ntabwo. Oya nta ndo umukangurambaga. Hanyuma rero Samwe Gakenke busanzwe mumeze neza. Ya tumeze neza nta kibazo. Ibintu ni sawa nabi. Umuntu agira imbavu zingahe? Umuntu agira imbavu 14. 14 zirindwi. Yes. Ko ngiye ni nk'aho zo mfite ariko ni nk'aho zo mfite. Njye mfite imbavu 14. Kuko n'abantu hari igihe bagira amagufa agiye atandukanye ugasanga bamwe bafite magana ngahe n'abandi magana ngahe. Amafaranga ntabwo ngana y'abantu. Mbese uruhinja runganya amagufa n'umuntu ukura. Rero ikintu cyo ugomba kumenya batandukanye mu gukomera kwayo ariko nta gufa rimera nyuma yo kumuntu abayeho. Amagufa umuntu wowe ufite niyo nge mfite. Kaze nkubaza uruhinja amagufa ruvukana ni nayo rukomeza gukurana cyangwa oya nizo amagufa aramera ngaho mbwira urugero rutavukana mbwira urugero uti nk'igufwa iri ni nkubwira wenda usuzume nyuma uruhinja ruvuka rufite amagufa 270. nawo ubwo rukajya kumera nawe ufite ngahe ungiye mfite 206. agenda aba makeya ajya hese uruhinja ndabizi uruhinja nizo kubwiye ngewe ubwo n'ubushakashatsi nikoreye wobushaka mbwira wobushakashatsi bo kuno nabukoze rero urabona uruhinja rukivu ruba rworoshye pe hari amagufa rugiye rufite adateranye neza uko rero rugenda rukura kuko cyane nko mu mutwe uruhinja ruvuka mu mutwe rufite amagufa menshi. Ubundi se umutwe ugira amagufa angahe? Umutwe ugira amagufa nimba koze ubushakashatsi ku magufa nk'ubu umutwe wawe ufite amagufa angahe? Umutwe wanjye ufite amagufa 30. yawe Karayesi ufite y'abantu? Oya nta muntu n'umwe mfite yo Karayesi. Hari umuryango wanyu babona ukuntu wakuvuza? Oya kujya banjyana yo nakijyana ahubwo biramutse. Tabaranye urubatse se ufite umugore? Oya nawe mfite. Tabaranye utazagenda ufite uburwayi. Karayesi ngeyo igenda usaba transfer. Ntago ndo kujya Karayesi. Umutwe wa ntungira ntago ndo kujya Karayesi. Akwemeka ibintu mubwiye ari ukuri. Iminja ntago uruhinja amagufa urugiye amagufa menshi ntago bimeze ngo. Ubura kumbura utuyenda rwavukanye. Nese numva rwavukana menshi akajya hese. Wabisuzumye ukareba. Umusatsi wawe ungana iki? Umusatsi wawe uzi kubara? Ntago nashobora kubara umusatsi wawe. Umutwe w'umuntu ugira amagufa 9. Niba ntibeshya atari 8 cyangwa ni iki? Ngaho reba uruhinja nakubwira ko rudafite 270. Akusibi nibiki? Hakuko wapfumaguritse. Ariko wemera ko umuntu ngiri gufa noneho avukana rikazavamo nyuma. Ubwo wakoze ubwo bushakashatsi. Ngiri gufa umwana yavukana rikavamo nyuma. Ahubwo wende numfa kuvuga utwe ntari atavukana ahubwo kazayakurana. Oya uruhinja rugavukana menshi akagenda agabanuka. Akagenda kura. Nese yiruvuze uba mu rwo rufite amagufa kuruta uko rugenda rukura. Agenda agabanuka byo ni ibintu nzi neza. Ngombwira. Avamo nayahe. Genekereza turebe basi. Yene kakavamo cyane ayo. Tuberana ku gice kigaragara twese tubona ku maboko wenda urugero. Urabona umuntu mukuru ku maboko afite aya maboko. Abafite amagufa 30. Ariko uruhinja rukiri amaboko agira aya ngaya yonyine afite amagufa 30. Yambarire. Nyakubari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'imwe 2 3 8 5 6 uvuye mu Gakenke koko. Oya webi aho ngaho wirebe. Akaboko n'akaguru ndetse kujya byemere neza nako gafite 30. Nukuvuga akaboko n'amaguru bijya amagufa 60. Wenda mu mutwe we naba nabyishe ariko bisuzuma urebe. Amaguru 30. Rega ntabwo nakibura burundu. Kandi ubwo ariko ureba no minsi mpera muza ngo wawe ufite bakugeza Karayesi. Oya nyumvira ibintu isujyamo. Niyo mpamvu we bisuzuma urebe apu warebye icyo bita os di crane. Ngaho reba amaboko n'amaguru. Buretse nkwereke. Wumvise? Ntabwo uruhinja ruvukana amagufa menshi ngo agenda abura akaburira hese. Sinye bya bikwereka turebe. Yego.
yose hamwe navuze 9 cyangwa 8 wabirebye. Yes. Ibyo ndabyemeye ntari ngaho nshyiramo amaguru we buretse oya aho hantu uri gushaka kwakatira kandi ndikwereka ntacyo nkatira kuko urumva arimo message nayo ndashaka uruhinja rugira amagufa ngahe ruvukana amagufa ngahe apfu nanjye kugira n'abatari 270 uruhinja ruvukana amagufa 300 hanyuma umuntu mukuru akagira ngahe birashoboka ko abantu wanabikoze rwose umuntu mukuru se 206 hanyuma aga nanjye ndasoma urusoma iki wowe oya ndasoma utangiye kwemera ndetse nimbugira gutya oya ntago ari kunguka bisuzuma urebe ndabisuzuma humura sibyo kuko ndagira ngo ndebe ngo n'amaboko gutya 30 amaboko agira amagufa 30 ikintu ushobora kuba wagikoze rwose n'amaguru nayo afite 30 nubwo oya jya wemera cyane jya wemera karayesi tukujyana yose cyane oya nkuraye ubu byarangiye okay nanagushyize mu nturi ngushyira mu bahira imbere kuva hari umuntu wagiye yitwaga Sembwa umvise ajya kwa padiri ngo munguranire izina nshaka kwitwa Senyana padiri amureba ati ntaho wabuvuye nta naho wabugiye gumana iryo ufite kuko habaho n'inyana oya n'ubundi byarutanga kumera nka seperi iryo ngiryo kuko n'ubundi ushaka kunyimurira icyiciro ugasanga noneho bibaye bibi reka rero dusoreza ngasamwe wakoze cyane gakenye ni kure wigomwe uraza ubu tuganira gake wakoze Imana iguhe umugisha nawe uguhe cyane